agafata agafuka ka sima akagahambura neza agapangamo umucucu ibitaka. Ni mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera, by'umwihariko muri santere ya Gahunga. Bamwe mu bacururiza muri iyi santere bavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye babona abantu baza bababwira ko bacuruzaga sima, none bakaba bagiye kubivamo, bakaba basaba ko babagurisha sima basigaranye kuri make. Mu gihe aba bamaraga kugura isima nabo ngo niko bamwe bajyaga guhita bayubakisha, bagerayo bagasanga ari ibitaka byibereyemo. Mu by'ukuri bavuga ubutubuzi ariko ababo ntibasanzwe. Umuntu wikora agafata agafuka ka sima akagahambura neza agapangamo umucucu ibitaka akagafunga neza akabyita sima, akajya mu baturage akora publicité avuga ko afite isima ya make ayigurisha ku 8,000, abaturage bakamuteza imbere bivuye inyuma. Kuwa mbere mu gihe cya 8 haje umugabo aravuga ngo afite depo karo, avuga ko ari kuva mu bucuruzi bwa depo, tubwira ko ari kugurisha sima ku mafaranga makeya. Aho byase isima uri kuyigurisha ngahe? Ati ni 12,000. Ese uwaguha 8 kumva gushaka gusenya depo? Atoya ntabwo nayafata. Aturampa 9. Turumvikana twumvishekanye ku 9,000, twumvikana ubufuka bubiri, ageze nyuma arampindura arambira ngo ntaga kiyigurishiye kubera ko yabonye ngabandi ngo imifuka ni myinshi gashaka kugurishiriza barazitwarira hamwe. Abyane basi nzana imifuka 3. Ati none kazenye kuzanira ayinzanira ranje kwinzana mwishura ku 9,027. Aje kumwishura arambira ati ubwo nihaboneka ntizayikuzanira. Azana n'abahungu b'abanyonzi babe bayipakiye bashira no baragenda. None ejo kuwa 3 bazanye indi bayizanira uwitwa Nyirashuri, bamuzana imifuka 10. Mu gihe twakoraga iyi nkuru, imifuka abaturage bagiye batandukanye baguze bakeka ko ari sima yageraga kuri 26. Umwe mu bayiguze yajya kubaka agasanga ari ibitaka birimo, ngo nibwo yahise atuma bayimuhaye indi mifuka ya sima kugira ngo abashe kuba yabafata. Nari ndi kubaka ariko ntabwo namubwiye ko, ntabwo nje nigeze namubwira ko ariko namubwiye ngo nteganya kubaka, ariko nje nari ndi kubaka. Mu gitondo ubwo nafashe abafundi bavuga ngo mufate isima mujye kubaka, bagezeyo basanga ni ibitaka. Basanze ari ibitaka rero ntabwo namuhamagaye, ahubwo naracecetse ndamubwira ngo none nta yindi sima ufite ngo yinzanire, kwavuze n'ubudite nakuramba induka mva fagitire nta yindi sima ufite ngo yinzanire. Barambwiye ngo yewe ngo mbese ngukeneye tunganye, nabo ngo twishaka twose tuzanye. Kimara kutuzana rero nibwo nahamagaye iki nitabaza ubuyobozi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bwo burasaba abaturage kugira amakenga birinda kugura ibya make, ndetse banabona abo bagahita babimenyesha ubuyobozi kugira ngo babashe kuba bafatwa. Ni nako bamwe mu baturage ibi byabayeho ndetse n'ababibonesheje amaso bifuza ko byakorwa. Kugira abatekamitwe bacike, urabizi iyo umuntu agiye kugura ikintu abaza fagitire y'icyo kintu. Nimba ari fagitire wenda nk'abo bantu baba baraguze, niho twahita mwahita mukurikirana nk'abanyamakuru, mwahita mubona intandaro y'aho ngaho y'iyo depo yari ahantu. Ngombwa kugumya gukurikirana nk'abo bantu bakamenya ahantu biba. Turasaba ubuvugizi. Muri rusange muri uyu murenge wa Gahunga, by'umwihariko muri santere ya Gahunga, abanyonzi bagera kuri 4 bari batwaye izi sima nibo kugeza ubu bafashwe, ngo mu gihe hagishakishwa uwabahaga iyo sima kugira ngo bayijyane. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.